muzi ari umukobwa w'umusitari, ari umukobwa yuzunguza ikibuno byatari. Ntibikubabaze turi kuganira. Nta kibazo. Nk'iyo wagendaga kuri kamera ukazunguza ikibuno nta kibazo ufite. Ndashaka kugira ibintu bimwe. Imana yaraguhinduye, iguhindurira ubuzima. Nayo hari ibintu ishaka kuhindura kuri wowe. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze mumerereye mande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe naho utarayikora. Uyu niwe mwamiza ngo yikore, uwo ni ibiganiro byiza Gasaro TV tukugezaho. Mwese mudubitekerezo byanyu byiza muri comment, murabingenzi kuri twe aho merereye hose. Imana ibamugisha. Umunsi rero tubafitiye abatumirwa, n'abatumirwa babiri, ntago ari abashyitsi n'abasangwa. Ni Solange n'ubundi bisanzwe nari mbakumbuye. Mwaka mushya muhire 2021. Uzatubere w'amata n'ubuki, ntuzatubere nk'uyu wa 20 tuvuyemo. Ikindi nababwira, Imana ibarindire muri uyu mwaka twinjiyemo. Namwe tubahaye ikaze mama. Murakoze cyane. Umeze gute se? Meze neza. Ni Liza nk'ibisanzwe zahabu y'Imana, we barakumenyereye. Hanyuma Solange, kuba uyu munsi uhuye n'umuntu bitari Liza ubyakiriye gute? Biranshimishije cyane ko nari mfite na byinshi nshaka kumubaza. Liza, uyu mwana uramuzi? Ndamuzi. Hanyuma se kuba muhuye ibyo ari byo byose, ndahari story ye uzi cyangwa se wigize kumbwira ati nuko nta buryo twigize kumuganiraho, ukaba wicaye nawe yisa wowe ubyakiriye gute? Ndishimye cyane kumubona atandukanye n'uko bwa mbere mubona yari ameze. Ndishimye cyane kuba yicaye ahangaha turi kumwe. Ariko cya mbere navuga nuko navuga ngo Imana ihabwe icyubahiro. Kuko iki ni Imana ikora. Uku nuko kugaragaza Imana ikora. Yego. Yenshimijwe nuko ashobora kuba agiye kubera benshi ikimenyetso kigaragaza Imana ikora. Urakoze cyane. Hanyuma Sora, urambwiye ngo Liza wenda wari umuzi. Liza wari umuzi kuki? Muzi ari umukobwa w'umusitari, ari umukobwa yuzunguza ikibuno byatari. Ariko ejo bundi nagiye kuri YouTube ndeba, sanga yarahindutse. Se byagenze bite? Hanyuma se Liza, iyi saha wenda wicaranye n'umwana witwa Solange, ariko hari itandukaniro wenda ry'uri kubona mbere n'ubu ngubu, ni cyo kintu ubona yahindutseho? Biragaragara, abantu buri wese bamubonye icyo gihe n'uyu munsi arabibona ko hari byinshi yahindutseho. Yambaye neza, arasa neza, umutwara arasa neza, arishimye, nyine bitandukanye nuko mbere yari abayeho ameze. Hanyuma Sola aravuze ngo urishimye kuri iyi saha, ni cyo kintu gitumye noneho wishima? Kuko biranagaragara uri guseka, ndabona ufite akamwenyu ku maso. Ndishimye cyane kuko guhera mu kwa gatatu ahari mu mwaka uyu tugiye gusoza, nari mfite ibibazo nibwo twahuye. Ikintu rero kinshimishije nuko ngiye gutangira undi turi kumwe n'ubundi, simwansize inyuma, simwantereranye. Ari nayo mpamvu n'ubundi ngarutse kuri kamera ngo nshimire abambaye hafi, bereke ko nkiri muzima, kandi nanabashimira cyane. Hanyuma se uyu munsi ndabona rwose ndaza kuza kubikubazaho nyuma. Liza, nta kintu wabwira uyu mwana w'umukobwa koko, cyangwa se ikintu wabwira Imana? Yereka mbere ku kintu wabwira Imana. Ikintu nabwira Imana, yo ihabwe icyubahiro kandi ikomeze gushyirwa hejuru y'amajuru. Kuko hari aho yakuye benshi batari n'uyu, hari n'aho ibagejeje. Ariko byibura uyu nguyu kuba byonyine abasha gushira amanga akagaragaza icyo yagezeho, kandi naho yavuye hazwi. Nta kindi navuga ngo Imana ihabwe icyubahiro. Yego. Hanyuma icyo nabwira uyu cyo nukujya buri gihe mu buzima bwe afata umwanya muremure aho Imana wo kwishimira. Kuko nayereka ko azirikana hari n'ahandi zakomeza kumugeza. Yego. Hanyuma Sora, Liza wenda warambwiye ati Liza ndamuzi, ari n'amavu warambwiye ati naramufanaga. Hari ibibazo byinshi wagiye yumbaza, ndaza kuguha umwanya wo kuza kubimubaza nkakubwira ati Liza nzabahuza ndabikwemereye. Uri kumubona noneho uyu munsi, urabona iki kintu Liza gishyashya afite yahindutseho? Ikintu nabona cyo buriya igihe kigira igihe cyacyo, kikagira n'igena ryacyo. Igihe cyashize ibyo yari arimo byari cyo gihe cyacyo. Ubu rero ndabona Imana nawe yaramutetuye, kuko aho yari ari se hari heza, sibyo ra? Ibyo uvuga nibyo cyane. Umubonye ku maso nicyo kintu yahindutseho? Ikintu yahindutseho, so
ntago yitukuzaga cyangwa se ngo yisige make-up ibintu birenze, afite isura Imana yamuhaye, ahubwo wambaza ngo niki cyahindutse ku mutima we. Umutima we rero nawinjiyemo simbizi, ariko ikijyambere kigaragarira buri wese nuko yemeye uwo ari we, agakubita hasi umwambaro wa Satani akemera kwinjira nyine mu bijyanye n'Imana. Nicyo yaba yarahindutseho. Liza, ayo magambo yakiriye gute? nta kindi nayarenzaho. Ndemeye, ndatsinze. Hanyuma Solange, wenda ntaranizimba mu magambo cyane cyangwa se ngo mvuge byinshi, wambwiye ati Liza, njyewe hari ibibazo byinshi cyane mufiteho nshaka kuza kumubaza, rwose umwanya n'uwawe, reka tuguhe poromosiyo tukuremere. Undemere. Urifashe mikoro. Liza, biti meze ute? Meze neza cyane. Banyita Umutesi Solange, ndi umukobwa ufite umwana w'umwaka umwe n'igice. Nishimiye kukubona. Urakoze cyane. Kenshi rero nagiye nkubona, nifuza ko twaganira, nifuza ko nanakubaza iki kibazo ngiye kubaza. Icya mbere kiragira kiti, ariko ntibikubabaze turi kuganira. Nta kibazo. Nk'iyo wagendaga kuri kamera ukazunguza ikibuno nta kibazo ufite, ese biriya wabikoraga ufite umugabo, ufite abana? Yego, mfite abana 2 n'umugabo. N'umugabo 3 na adoptif. Okay. None se nk'iyo wabikoraga buriya ukajya nko kuri kamera ukabikora rwose ukabona nta kibazo, iyo wasozaga wumvaga nta kibazo ufite nk'impungenge ngo uvuge ngo umugabo arambaza byagenze bite, kuki wagiye hariya, cyangwa se ngo uvuge ngo abana banjye nibambona ibyo bambaza ndabasubiza iki? Umugabo wanjye twarabanye abizi ko biriya mbikora, kandi abana banjye bari bakiri bato batasobanukirwa ibyo ari byo. Ubwo rero ibyo bindi sinabyibazaga, kuko ubwo sirumva hari aho nari nzi mva cyangwa njya. Ntabwo nari nakamenya aho mva, sinari nakamenya aho njya, nta nubwo nari nakisobanukiwe nanjye ubwanjye. Biriya nta kintu byanteraga kwibaza na kimwe. Uravuga ukuri. None se ubu umwana wawe mukuru nk'ifura yawe afite igihe kingana iki? Ni impanga, bafite imyaka 4 bose. 4. Nk'ubu ngubu yenda nko mu myaka 5 umwana abaza ubwenge ko ufite umuhungu wanjye hariya, nk'iyo hagiyemo nk'indirimbo ubona ko ashabutse akabyina kumva ko yishimiye. Nk'ubu wagiye kwatse nka phone, mama niza phone ndebe, akakubona ziriya televiziyo zose wagiye ukora, ibyo wagenda gukora, akakubaza nk'ubu nk'umuntu wamenye Yesu n'umukiza we, ukamenya Imana nyine aho ikura umuntu, wamubeshya cyangwa se wakura mu mizi uhereye hasi ukamubwiza ukuri? Namusobanurira nkamubwiza ukuri, nkanamwereka ko aho ngaho ari aho navuye, nkanamwereka naho uyu munsi ndi. Se Liza, hari abana b'abakobwa benshi baba mu muhanda, cyangwa se uretse no kuba mu muhanda mvuga si kuba marine, gafite nk'umubyeyi ariko yaramunaniye, akajya agenda mu mahoteli agasohoka, nyine agakora bimwe mu byo wakoraga. Nk'ubu muhuye nk'icyo kintu wamubwira? Sorry gato, ni nk'iriya somo ryakubayeho mu buzima ryatumye ufata umwanzuro wo kuvuga ngo ngandukiye Imana, ndetse ibi ngibi nirirwa nkora ntacyo bimariye? Ni nk'iriya somo wabonye rituma uvuga ati njyewe Liza wirirwa kuvuga ku mateleviziyo yose nkavuga ndi zahabu, ndi iki, mbikora neza kandi ibyo byari neza, niki cyatumye uvuga uti ndabiretse? Njyewe rero ubwo nakagusubije icyo kibazo ubanje kunsobanurira, kuko bimwe mu byo nakoraga ushatse kuvuga ntago mbizi. Bimwe mu byo wakoraga nka kimwe nyine wansobanurira. Kimwe nzi cyo nkuziho nuko wajyaga kuri kamera ukazunguza ikibuno, bakaba bakuziyo nko kuvuga abandi bakobwa ngo bariya ndabarenze, ntaho muriye nabo. Siko mbizi, niko mbizi. Rero ikintu ikitumye mbikubaza, urebye nawe usubije amaso inyuma ukareba ukuntu wajyaga kuri kamera ukabikora nyine ukazunguza ikibuno, niki cyatumye uvuga uti ibi ndabirambiwe ndabiretse, kandi ko wumvaga kubikora yari fiyeri kandi byari bikubereye? Numvaga ari fiyeri kandi numvaga binambereye, ariko kubera ko nari ntarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ubwo rero hagize uwo mbona bikora, icyo namubwira yuko ibintu akora atari byiza, cyane ko njyewe nubwo nabikoraga abantu bose babikurikiranaga siko babyangaga. Nari mfite abakunzi n'abatankunda, nkuko n'uyu munsi sinabura abantu batankunda. Ibyo bintu bigomba kubaho mu buzima. Ubwo rero namwereka ko ibintu ari gukora
nta kintu kinini byamugezaho nkuko nanjye nta kintu kinini byangejejeho. Okay, Liza, nk'ubu ngubu tuvuge mu bana ufitemo umukobwa? Mfite umuhungu n'umukobwa. Ufite umuhungu n'umukobwa. Urugero akuze agakura ukabona imwe mu mico yawe yarayitwaye utarahinduka, ukabona akwibutsa kera hawe hashize, wabifata ute? Rero ntabwo namwica kandi nta nubwo namwihakana. Namwicaza nkamuganiriza nkamwumvisha ububi bw'ibyo arimo gukora, kandi ikindi buriya kugira ngo umwana akurane imyitwarire nk'iyo biterwa n'uko aba yarakuze akubona. Simvuze ko hari abana bafite imico mibi batakuye ku babyeyi babo, ariko namwicaza nkamwereka ibyahanjye hashize, nkamwereka ko nanjye nabikoze, nkanamwereka ko nabiretse kubera ko nta nyungu nta musaruro nabikuragamo, nkamwereka ko ntacyo bizamumarira, nkamwereka nkamuha uburyo bwose nta gaciro bifite. Atanyumvise namusengera nkamuragiza Imana, kuko nanjye atabayo ntabwo uyu munsi mba ndi ngewe. Hari ikindi kimwe nshaka kukubaza nkasoza ibibazo mfite. Wakire Yesu umwami n'umukiza wawe. Nk'ubu ngubu hari amadini menshi, hari abasuka, hari abadasuka, hari abatunganya naturel. Ese nk'iyo urebye iyo tatuwaje yawe kwibutsa iki? Iyo ndebye tatuwaje nta kintu kirekire nyibutsa, kubera ko nayishyizeho ndi uwo nari w'icyo gihe. Uyu munsi rero hari uwo ndiwe. Kuba itavaho ni ikintu kizatuma igihe cyose ntashobora gusubira inyuma ngo nsubire aho navuye, kuko iyo nyibonye ntekereza aho navuye, nkareba n'aho ndi, nkareba inyungu nasize aho navuye, nkareba izo nakurikiye aho nagiye, bigatuma inyibutsa ko ntagomba gusubira inyuma. Okay. None se ubu bibaye ngombwa kwikuraho, bibaye ngombwa ko uyikuraho, hari ikintu cyaba kikubangamiye? Nk'uko hari ijambo ry'Imana rivuga, yego nanjye ndasenga mu gakeya, hari ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka nyine atugose, atugotesha amababa ye, nta giteye ubwoba gihari. Nk'uko mbikubwiye, nk'ubu ibingibi ntacyo bikimaze, uteganya kubikuraho ryari? Cyangwa se wumve ko nyine wiyeguriye umwami Yesu n'umukiza wawe, wumve ko ari we byose byawe nyine, kuko ibyo wasize inyuma byararangiye, ahubwo butumbiriye inzira imwe ariyo Yesu Kristo. Nk'ubu uteganya kubikuraho ryari? Ibi rero kuba mbifite ntibikuraho ko ntamwakiriye, ahubwo no kubikuraho ntacyo byambangamiraho. Gusa ntabwo ari ibintu byoroshye, birahenda, ariko ningira ubushobozi bwo kubikuraho nzabikuraho. Bakunze Bagasaro TV rero aransobanuriye kandi ni na byiza, ariko se kankubaza kandi kabaza. Ubaza ibyo ushaka bimutinda. Akabazo kamwe. Ntabwo namutinye, nashira amanga mbaze ndamusubiza. Nk'ubu ngubu ndamusobanurira. Yes, ko imyambaro ntabwo ari ivuga umuntu usenga, kandi imisatsi nayo sivuga umuntu usenga. Ikintu cya mbere umuntu usenga nuca bugufi akamenya umuntu ubabaye. Nk'ubu nimba uvuga ko usenga by'ukuri, uvuye hano singerageza kwizera kwawe, ariko nk'ubu uvuye hano ukajya nk'ahari haruguru ugasanga ese nk'umwana w'umukobwa yaguye yikubise hasi, bati nshaka ubufasha bwawe, mfite iki kibazo rwose, nabuze aho ndara gutya na gutya, wamwakira? Cyane cyane. Niyo atabimbwira amaso yanjye yonyine akishyiramo ko afite ikibazo, namwegera nkamubaza icyo nshoboye nkakimufasha. Okay, ese nyuma yo kumwakira uramutse ugiye ugasanga yari umutekamutwe, ugasanga ahubwo we wambwiye ko ufite umugabo, hari icyari kimuzanye? Nk'umuntu usenga agira ibimugerageza bibiri. Umuntu usenga ni n'umuntu wese ugira imitima ibiri. Ugasanga we yaje yishushanyije, uko wamubonye siko ari.
ugasanga so aje kugutwara umugabo wawe se dore Kigali bireze wowe so wazunguzaga ikibuno mbere tuvuge so wavuye pause sibyo wavuye pause noneho uje akaza mu ishusho y'umuntu ubabaye kandi afite icyo ashaka maze kumenya ko cyari kimuzanye ari umugabo wawe wabyakira ute se wamushwishwiburiza ati mviri wanjye cyangwa se wasenga dayimoni muri mikamuvamo yamuzanye icyo gihe rero icyo gihe njye mba naramufashije nk'umuntu usenga nk'umuntu uzi ko Imana itubwira ko buri muntu agomba gukunda mugenzi we kuruta uko yikunda. Icyo gihe rero uwo muntu uramugerageza ugashaka kumuhindura, ariko iyo ubonye adashoboye guhinduka uramusezerera akava iwawe. Gusa bibaye byiza waguma ukamugerageza ukanasenga, Imana ishobora kumuhindura cyangwa se na gahunda yamuzanye akaba atabasha kuyikora, Imana ikarogoya imigambi. Ubwo rero nta nubwo nanamwirukana, namureka tukabana. Umugabo wanjye nawe abazi ko ari umugabo wanjye, afite uburyo agomba kwitwara. Gusa njye nkajya mbiragiza Imana kandi nkajya mwereka Imana kugera igihe Imana izanyereka ko abaye umuntu utakigenzwa mu ngo z'abandi no guhemuka, ahubwo abaye umuntu utekereza nawe kumva ko yarwanya icyahemukira mugenzi we, kandi tukabana, kandi nawe yageraho agasenga tukumvikana, akaba umwana mu rugo se cyangwa se akaba n'umutantini. Bavuze neza. Ase kankubaze nk'ubu tuvuge crise zijya zibaho mu buzima, ubukene se, ikibazo se cyihutirwa nk'umwana akarwara nta bushobozi ufite, ubu urasenga. Nk'ubu ngubu umuntu akubwiye ngo buri Imana ntabwo igihita ihutiraho, urayisenga ati Imana ndashaka iki, ndakwinginze umfashe, ikakumva ariko igutabarira mu gihe cyayo cya nyacyo, ntabwo ihita ihutiraho. Nk'ubu ugize nk'ikibazo kigusaba amafaranga ukaba ntayo ufite, umuntu akaza ati wowe nzunguriza ikibuno ndayaguha, nkawe nk'umuntu wamenye Imana, ese wabikora cyangwa wasenga Imana nyine ikabikora? Tonke tuvuga ati mama wawe ararwaye narenda gupfa, ikiri bumutabare nuko bari buhite bamwitaho cyane kandi hakenewe amafaranga ya naya mu gihe kitarenze isaha imwe. Muri iyo saha imwe hakaza umuntu uti nshaka unzunguriza ikibuno ngewe ndahita nyago. Igeragezwa ribaho kuko azi ko wakiriye Yesu umwami n'umukiza, akagutegera ku mafaranga. Se wabikora cyangwa wasenga nyine Imana ikabikuraho? Cyangwa mama wawe wamutabara ukoresheje isengesho cyangwa wakoresha amafaranga? Icyo gihe ntabwo nakoresha, ntabwo natabara mama wanjye nkoresheje kuzunguza ikibuno, kuko sinumva ukuntu wazunguza ikibuno hejuru y'ubuzima bw'umuntu ngo urimo gushaka umutabara. Icyo gihe nakoresha uko nshoboye, nakora n'akazi kose, najya no mu rugo rw'abandi nkaba nanabamesera cyangwa nkanabakorera ikintu cyose gishoboka, ariko bakamfasha. Bidashobotse nakwiyambaza ubuyobozi, kuko muri iki gihugu nta muntu ugipfa ubusa. Mu gihugu cy'u Rwanda nta muntu ugipfa ubusa. Ushobora kwegera n'abashinzwe umutekano, kandi burya iyo umuntu wamugejeje kwa muganga ikiba gikenewe ntabwo ari amafaranga cyane, ikiba gikenewe ni ukumwitaho akabanza agakira. Ubwo rero banamwitaho, wenda yakira bakamugira ingwate, nkashaka amafaranga mpaka cyangwa se nkegera n'abakunzi b'Agasaro TV n'abakunzi banjye bankurikira, nkababwira ikibazo mfite, nkabatabaza. Kandi ndabizi abakunzi b'Agasaro, abakunzi banjye munkurikira, ndabizi muri inshuti zanjye, kandi murimo abakozi b'Imana benshi, murimo n'abanyamutima mwiza benshi. Ntago nabura uko mbigenza ku buryo nazunguza ikibuno, kandi buriya Imana ntago ijya ibura kugenza umuntu wayo.
Wow, uvuze neza cyane, uvuze neza cyane ndabikunze. Ese mu nzira wanyuragamo ntago wari wowe wenyine, hari n'abandi benshi. Mwabano bita za Slay Queen, ba Shadibo n'abandi bagaga nimbari bagaga n'abakina ni benshi cyane ntibuka. Bo wababwira iki, wabagenera ubuhe butumwa, cyane ko mwirirwaga muhanganye, nabonaga amakomenti ngo Liza ngo tuzamwica, nanjye ningufata. Byari ibintu birebire rwose. Ubu ni nk'ihe nama wabagira nk'umuntu nyine wamenye Yesu umwami n'umukiza, ni nk'icyo kintu wababwira? Inama nabagira no kuva mu byo barimo, naho ubundi gagagayira we nta nama yindi namugira cyane, kuko kuba ntabwo ari Slay Queen, njye simuzi nka Slay Queen, muzi nk'umuhanzikazi nyarwanda. Kuba rero ari umuhanzikazi ntibikuraho ko yaba azi Imana cyangwa se asenga. We inama namugira no gukomeza kwiyambaza Imana mu bikorwa bye byose, ikakomeza ikamufasha, ikamuba hafi, ibyiwe bikarushaho kugenda neza. Ahubwo abantu baze kujya kuri channel ya Mutoni Gaga, bashireho subscribe, share, like, comment, ubundi mwirebe indirimbo nshyashya yabazaniye yitwa Slay. Wow, nibyo bibazo narifite rero nshaka kubaza. Urakoze kunsubiza ukanantega amatwi, urakoze cyane. Urakoze cyane nawe. Hanyuma Sora ntaramubwira we, wumvaga ibyo wigeze kumbwira ati mba mbona Liza agigira amahane, wumvaga numubaza ibyo bibazo byose, wumvaga uko agusubije cyangwa se uko akwakiriye, we niko wabitekerezaga? Oya, ntabwo natekerezaga ko ari bume nk'uyu mwanya, kuko uko namubonaga siko musanze. Byo rero umuntu arahinduka. Wamubonaga gute rero saza? Cyane ko wambwiraga ati mba mbona ati mba mbona uriya mukobwa unyonga ikibona agira amahane. Yes, abantu benshi bakora ibintu nka biriya bazunguza kenshi kuri aba ari umunyamahane. Ajya umubaza ati wowe uri kunyinjirira, urambaza iki, uri iki. Rero ugasanga natekereza ko agira umushiha cyane atananyumva. Urakoze cyane. Hanyuma Liza, tugusa n'abagana no ku musozo, gira nawe icyo ubwira wa mwana wavuye hahandi, wa mwana wambwiye ati nanjye nimpura nawe tuzaganira nk'umubyeyi. Ikintu cya mbere nshaka kumubwira, ikintu cya mbere, ujya usenga? Yego ndasenga. Ngaho dusengere. Basengere. Mubaye Imana dusenge. Je ndi umugatolike. Nta kibazo, dusengere nk'uko musenga, natwe turikiriza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe twababarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amen. Nemera imbere y'Imana bavandimwe, imbere yanyu, kuko naracumuye rwose mu byo nakoze, mu byo nirengagije gutunganya, kuko naracumuye rwose. Niyo mpamvu ninginga Mariya Mutagatifu mbikira iteka, n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe ngo musabire kuri Nyagasani Imana yacu. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. So isengesho rya nyuma senze ni ryo gusaba Imana imbabazi. Bundi mbere yo gusega ubanza kwatura umutima wawe. Rero mbanje gusenga, ariko Imana nayo nisabye imbabazi mu nyuma. Nukuri kandi Imana ikubabarire. Kuki wabanje dawe uri mu ijuru kongera ugasaba Imana imbabazi mu nyuma? Niyo mpamvu nyine ngusobanurire. Imana ikubabarire. Ikindi kintu nashaka kumubwira, mu buzima bwawe ndashaka ko hari ibintu ndagusaba, ntabwo ngutegetse. Icya mbere ndashaka kuba inshuti yanjye. Rwose ndabyemeye. Urabyemeye? Ubwo umpaye ubucuti rero, ndashaka kugira ibintu bimwe. Imana yaraguhinduye, iguhindurira ubuzima. Nayo hari ibintu ishaka kuhindura kuri wowe. Kandi ibyo bintu ntabwo Imana ntabwo ari Sandra. Ntabwo Imana izaza imbere yawe ngo ikubwire ngo ndagushaka kuko ihindura ibi n'ibi. Ahubwo izatuma umuntu akubwire. Nicyo gituma ngira ngo nkubwire ngo ntago gukizwa ari imyambarire, ntago gukizwa ari imivugire cyangwa se imigendere. Gukizwa ni umutima, kandi
gukizwa ni uburyo wigaragaza nawe ubwawe imbere y'abantu bawe b'inshuti zawe cyangwa se n'abatari inshuti zawe, bikaba bituma hari imbuto waberera, niko gukizwa. Njye rero nashaka kukwerera imbuto imwe ya mbere. Imbuto ya mbere nashaka kukwerera, ujye usenga. Urakoze cyane, nzabikora kandi nzabikora ntitaye kuko ubimbwiye, ahubwo nzabikora kuko unyereye urubuto nanjye nzarumbukira abandi. None se reka nkubwire, umaze kubona uvuye muri buriya buzima, watekereje ko ari iki kitumye ubuvamo, ari ayahe mahirwe ugize, ari iki se? Ni umuntu se mwahuye utera ishaba mu gitondo? Ni umuntu se mwahuye umupfumu akaguha imiti? Ni ibiki wahise wumva ko ayo mahirwe aturutse kuki? Kubera yuko ubundi gusenga ni byiza nk'uko wabivuze, kuko hari ikintu cyiza kiri mu mitima y'abantu, kandi buriya ubuzima bw'umuntu buba urwego umuntu yuririraho kugira ngo agere ku cyo yifuza. Ubuzima nanyuzemo ahahise n'uyu munsi buratandukanye. Ubuzima nari ndimo rwari urwego ndi kubaka kugira ngo undi wese azarunyureho yemye nta kibazo afite. Ubuzima rero nari ndimo kiriya gihe bwari bukomeye pe, ariko ubu nzi ububabare icyo ari cyo, nzi no kumenya umuntu ubabaye nkabasha kumwumva kuruta kuba ntarababaye nkabona ubabaye. None se aho mbese ukurikije uko uyu munsi wibona, ukurikije n'aho wavuye, wifuriza iki umuntu wahasigaye? Umuntu wahasigaye namubwira ngo ntiwihebe, cyane ko ntarirarenga, kandi ikindi kandi gusenga nibwo buzima. Yesu niwe funguro ry'ubuzima. Ushobora kurara hanze, ndetse ushobora no gusuzugurwa, ariko igena ryawe iyo ryageze, igihe Imana yagutekerejeho kibaho, nta mpamvu yo kwiheba rero ihari. Ese ugira ababyeyi? Yego mfite mama wanjye arafunze nk'uko abandi bose barabizi, mfite na papa. Ntago ndi ipfubyi, ariko nanone ndi umwana utari kumwe n'ababyeyi. Ubuse ari ikibazo nifuza kubaza w'inteye amatsiko ibintu nsubije, mbabarira umbwire nimba ninyikubaza kitari buze kubabaza. Nta kibazo. Wambabariye ukambwira ikintu mama wafungiye? N'ubundi nta mpamvu yo kuguhisha ko bose barabizi. Mama simbihamya neza ko ntabyo nzi, navutse ntabizi. Icyo nzi narabyumvise, mama afunzwe kubera genocide. Sorry cyane. None se bigutera iyihe ngabo mu bitugu iyo urebye ubwo turi ahambere h'u Rwanda rwashize, u Rwanda rwa kera? Uyu munsi turi muri leta y'uyu munsi, turi mu Rwanda rw'uyu munsi. Iyo urebye ibyo bintu byabayeho ukareba n'uyu munsi turiho, wumva bigutera iyihe ngabo mu bitugu yo kuba hari icyo wakora nawe kugira ngo wubake u Rwanda rw'uyu munsi dukomeye, twese tumeze neza, turwanye, twirinde ikintu cyose gituma tutasubira aho hantu twavuye? Impamvu twese turi abanyarwanda ubu ngubu, nta muhutu, nta mututsi, nta mutwa, nta bundi bwoko dufite, ko twese dufata ikarita imwe ituranga ari indangamuntu. So ikindi nakubwira, ufite mama we na papa ararira, udafite ababyeyi ararira, urara hanze, urara mu nzu, twese amaganya namwe. Ariko ikiruta byose ni ugusenga nyine. Ingabo bintera nuko njye aho umubyeyi wanjye ari narabyaye, n'abafite ababyeyi bari hafi barabyaye. Ikinera ingabo mu bitugu rero nuko ntari njyenyine, kumwe n'abanyarwanda hirya no hino. Cya mbere ni uguca bugufi, wambereye inshuti. Ubu rero ndumva ko nta kibazo nagira. Ingabo ya mbere nuko ngira inshuti nziza hafi. Ikindi navuga, tujye tugerageza dukomeze turwanye ibi bintu by'amacakubiri, turwanye ingengabitekerezo, kuko niba ushobora kwicarana n'umuntu ugasanga mama we arafunze, ugasanga wenda nanjye mama wanjye yarapfuye, aho n'u Rwanda rwa kera rutagihari uyu munsi.
uyu munsi dufite u Rwanda rumeze neza, rufite amahoro, turakundana, twese turi umuntu umwe. Ikindi kintu nasaba abakunzi ba Gasaro TV, icyo kintu nacyo cy'ingengabitekerezo tukirwanye kandi dusigasira amahoro yacu. Nibyo. Liza, nabonaga mu mwanya muto emosiyo zigufasha ariko nshimye Imana ko nta kibazo ugize. Hari ibintu nyine biba bitoroshye kubyakira, ariko kubera ko ari ngombwa kandi kubera ko Imana ihari kandi kubera ko tuzi ko iteka n'iteka icyo kintu turisigaye turwanya ko cyazongera, kandi ikindi tuzi nuko n'Imana ibidufashamo. Rero bituma ubyakira. Tugana ku musozo, gira ijambo rimwe ubwira Liza. Ijambo rero nakubwira, Imana ntabwo ikunda akazuyaze, nta nubwo ikunda umuntu wigaragaza mu bandi ngo ubone ko wahindutse hari icyo ugamije. Umenya inzira wafashe, umenye umurongo ugomba kugenderaho, umenye ngo haba mu makuba n'ibyago umugabo nisunze n'umwe. Wiba akazuyaze rero, komeza inzira watangiye nyine wiceka intege. Hazaba benshi bavuga turiya, hazaba ibicantege, ariko iyo uzi icyo ushaka uragiharanira. Nk'uko wajya avuga ngo nicyo umutima ukunze amata aguranwa itabi. Nicyo rero nakubwira. Urakoze cyane Solange. Ikintu cya mbere nabwira Solange, wakoze kuba twaganiriye, wakoze kuba washiritse ubute ugashirika ubwoba ukambaza biriya bibazo, kuko hari abantu benshi cyane bari babifite nabo ariko akumva bitamworoheye kuba yabimbaza cyangwa se bimugoye kumbona. Yego. Mwaboneyeho murabyumva kubera ko Solange yabimbajije. Ikindi kandi nabwira Solange akomere, kandi iyi nzira ndimo nawe yimfashemo, amerekeze muri uru rugendo, tugendane, dusenge kandi tugerageze no guhindura bimwe muri twe. Yego nibyo. Liza, ni ukuri wakoze cyane, kandi uyu mwana rwose nko dufatanyije urugendo, urabona natwe yashize umwaka ntago twigize wenda tumuva inyuma, cyane ko natatuvuye wenda inyuma umunsi kundi tutuza amakuru ye. Nawe uzamubere mukuru we cyangwa se umubere, nubwo wenda nawe ukiri muto cyangwa se umubere n'umubyeyi. Wakoze. Murakoze cyane namwe. Sora, nawe ni ukuri wakoze cyane. Namwe mwakoze. Gasaro TV.